Ndabasuje mu izina rya Yesu, Imana ibahumurije. Uyu ni umunsi wa 77 dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cy'Abacamanza mu gice cya 10, turasoreza mu gice cya 13. Mu gice cya 10 handitswe ngo Abisirayeli bongera gucumura ku Uwiteka. Hanyuma ya Abimeleki, Tora mwene Puwa mwene Dodo wo mu muryango wa Isakari ahaguruka gukiza Abisirayeli. Yari atuye i Shamiri mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Amara imyaka 23 ari umucamanza mu Bisirayeli. Aherako arapfa ahamba i Shamiri. Hanyuma ye hahaguruka Yayiri w'Umunyagaleyadi, amara imyaka 22 ari umucamanza w'Abisirayeli. Kandi yari afite abahungu 30 bagendaga ku byana by'indogobe 30. Kandi batwaraga imidugudu 30 iri mu cya Galeyadi yitwaga Havoti Yayiri, n'ubu niko icyitwa. Nuko Yayiri arapfa, bamuhamba i Kamoni. Ariko Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka, bakorera Bali na Ashitaroti, n'imana z'i Siyira, n'imana z'i Sidoni, n'imana z'i Mowabu, n'imana z'Abamori, n'imana z'Abafilisitiya. Bimura Uwiteka, ntibongera kumukorera. Uwiteka niko kurakarira Abisirayeli uburakari bwaka nk'umuriro, abahana mu maboko y'Abafilisitiya no mu y'Abamori. Muri uwo mwaka baburabuza Abisirayeli, barabahata. Bamara imyaka 18 bagirira nabi Abisirayeli bose bo hakurya ya Yorodani mu gihugu cy'Abamori i Galeyadi. Hanyuma Abamoni bambuka Yorodani kurwanya Abayuda n'Ababenyamini n'ab'inzu ya Efurayimu. Nuko Abisirayeli bariheba cyane. Abisirayeli baherako batakambira Uwiteka, baravuga bati, twagucumuye kuko twakwimuye, uri Imana yacu, tugakorera za Bali. Uwiteka abaza ati, si jye wabakijije Abanyegiputa n'Abamori n'Abamoni n'Abafilisitiya? Ngo kandi ab'i Sidoni n'Abamaleki n'Abanyamowani babahataga, muntakambiye mbakiza amaboko yabo. Ariko ubwo mwanyimuye mugakorera Imana, sinzongera kubakiza ukundi. Nimugende mutakambire Imana mwitoranirije, aba arizo zibarengera mu gihe cy'ubwihebe bwanyu. Abisirayeli batakira Uwiteka bati, twaracumuye koko, none utwigirire uko ushaka, ariko turakwinginze utwikirize k'igihe gusa. Baherako bakura ibigirwamana by'abanyamahanga hagati muri bo, bakorera Uwiteka. Uwiteka nawe agira ishavu ry'imibabaro y'Abisirayeli. Abamori baraterana baganika i Galeyadi. Abisirayeli nabo baraterana baka i Misipa. Nuko abatware b'i Galeyadi barabazanya bati, mbese umugabo muri mwe uzabanza kurwana n'Abamori ninde? Uwo ari we wese azahabwa ubutware mu Banyagaleyadi. Yefuta atoranirizwa kuba umucamanza. Nuko Yefuta w'Umugileyadi yari umunyambaraga w'intwari, kandi yari umwana wa Maraya, kandi Galeyadi niwe bamubyaranye. Ariko umugore wa Galeyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefuta, baramwerurira bati, nta mugabane ufite mu bya data, kuko uri umwana w'undi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'i Tobu, aturayo. Maze Yefuta ateranya abantu b'ingubi bakajya batera abandi. Hashize iminsi Abamoni barwanya Abisirayeli. Nuko Abamori bakibarwanya, abakuru b'i Galeyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'i Tobu. Baramubwira bati, ngwino ube umugaba wacu, tubone uko turwana n'Abamori. Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi ati, mbese si mwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Ni iki gituma muza kunshaka ubu? Kuko mubaba
Nuko abakuru b'i Gileyadi basubiza Yefuta bati, igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamori. Nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utware abatuye i Gileyadi bose. Yefuta ati, nimunsubiza iwacu kurwana n'Abamori, Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati, Uwiteka abe umuhamya hagati yacu, nitudasohoza ibyo uvuze. Yefuta aherako ajyana n'abakuru b'i Gileyadi, nuko bamugira umugaba wabo n'umutware. I Misipa niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Yefuta atuma intumwa ku mwami w'Abamoni. Nuko Yefuta atuma intumwa ku mwami w'Abamoni kumubaza ati, turapfa ituma utera igihugu cyanjye? Umwami w'Abamoni asubiza intumwa za Yefuta ati, impamvu ni uko Abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa, banyaze igihugu cyanjye uhereye kuri Arunoni ukageza i Yaboki n'i Yorodani, noneho wemerewe kunsubiza ibyo bihugu neza. Yefuta yongera gutuma intumwa ku mwami w'Abamoni, ziramubwira ziti, Yefuta yavuze ngo Abisirayeli kunyaga ntibanyaze igihugu cy'i Mowabu cyangwa igihugu cy'Abamoni, ariko Abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa, banyuraga mu butayu bagera ku nyanja itukura, maze bagera i Kadeshi. Abisirayeli baherako batuma intumwa ku mwami wa Edomu bati, turakwinginze utwemerere tunyure mu gihugu cyawe. Ariko umwami wa Edomu ntiyabakundira. Uko niko kandi batumye ku mwami w'i Mowabu, nawe ntiyabakundira. Nuko Abisirayeli baguma i Kadeshi. Hanyuma banyura mu butayu bakikiye igihugu cya Edomu n'icy'i Mowabu. Banyura mu ruhande rw'iburasirazuba rw'i Mowabu, bagandika hakurya ya Arunoni, ntibarenga urw'i Mowabu, kuko Arunoni yari urugabano rwabo. Nuko Abisirayeli batuma intumwa kuri Sihoni umwami w'Abamori, umwami w'i Heshiboni, baramubwira bati, turakwinginze utwemerere tunyure mu gihugu cyawe tujye mu cyacu. Ariko Sihoni ntiyiringira Abisirayeli ngo banyure mu rugabano rwe. Maze Sihoni ateranya ingabo ze zose, agandika i Yahasi, arwanya Abisirayeli. Uwiteka Imana y'Abisirayeli ibagabiza Sihoni n'ingabo ze zose, barabanesha. Nuko Abisirayeli bahindura igihugu cy'Abamori bene icyo gihugu. Bahindura urugabano rwose rw'Abamori, uhereye kuri Arunoni ukageza i Yaboki, kandi uhereye mu butayu ukageza kuri Yorodani. Nuko ubwo Uwiteka Imana y'Abisirayeli yirukanye Abamori imbere y'abantu bayo Isirayeli, ikabaha igihugu. Mbese ni wowe wakitunyaga? Igihugu Imana yawe Kemoshi yaguha ntiwagihindura. Natwe nuko abo Uwiteka Imana yacu yirukanye imbere yacu twabahinduye. Mbese uraruta ki mwene Sipori umwami w'i Mowabu? Hari ubwo yigeze kujya impaka n'Abisirayeli? Hari ubwo yarwanye nabo? Abisirayeli ko bamaze imyaka 300 batuye i Heshiboni no mu birorero byaho, no muri Aruweri n'ibirorero byaho, no mu midugudu yose iri ku nkengero ya Arunoni. Ni iki cyababujije kubigarurira muri iyo myaka yose? Noneho si jye ugucumuyeho, ahubwo ni wowe ungiriye nabi. Uranterera kundwanya. Uwiteka umucamanza abe umucamanza uyu munsi hagati y'Abisirayeli n'Abamoni. Ariko umwami w'Abamoni ntiyita ku magambo Yefuta yamutumyeho. Yefuta anesha Abamoni atabarutse kura umukobwa we. Umwuka w'Uwiteka aza kuri Yefuta, anyura i Gileyadi n'i Manase, ajya i Misipa y'i Gileyadi, avayo afata mu Bamoni. Nuko Yefuta ahiga Uwiteka umuhigo ati, nungabiza Abamoni
ngaruka amahoro mvuye kubatsinda. Ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba icy'Uwiteka, nanjye nzagitangaho igitambo cyoswa. Nuko Yefuta arambuka atera Abamori, arwana nabo, Uwiteka arabamugabiza. Arabatikiza uhereye kuri Aroweri ukageza i Miniti, imidugudu yari 20 ukageza Abeli-Keramimu, yica benshi cyane. Uko niko Abamoni bacogojwe imbere y'Abisirayeli. Nuko Yefuta aratabaruka ajya iwe i Misiri. Yenda kugera iwe, umukobwa we asohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina, ajya kumusanganira. Kandi uwo mwana we yari ikinege, nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we. Amubonye ashishimura imyenda ye aravuga, ye baba we, mwana wanjye, ko umbabaje cyane, ko uri mu bampagaritse umutima, kuko nahigiye imbere y'Uwiteka, none simbasha kwivuguruza. Aramubwira ati, data, ubwo wahigiye imbere y'Uwiteka, kora nk'uko wahize, kuko Uwiteka yaguhoje ababisha bawe b'Abamoni. Nyuma uwo mukobwa abwira se ati, unyemerere icyo ngusaba, ube undetse amezi 2 ngende manukane mu misozi na bagenzi banjye, ndirire ubukumi bwanjye. Se aramusubiza ati, genda. Aramusezera ngo amare amezi 2, ajyana na bagenzi be aririra ubukumi bwe mu misozi. Nuko amezi 2 ashize, agaruka kwa se, nawe amuhigura Uwiteka nk'uko yari yarahise, kandi yari atararongorwa. Bihera ubwo biba umugenzo mu Bisirayeli uko umwaka utashye. Inkumi z'Abisirayeli zikazajya kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugileyadi iminsi 4 mu mwaka. Abefurayimu bagirira ishyari Abanyagileyadi bararwana. Abefurayimu baraterana bajya ikasikazi, bazimuza Yefuta bati, niki cyatumye ujya kurwana n'Abamori ntudutabaze? Tuzagutwikira mu nzu. Yefuta arabaza ati, jye n'abantu banjye twari tugihigirana cyane n'Abamoni, ndatabaza ntimwankiza amaboko yabo. Maze mbonye ko mutakinkijije, mperako mara amagara yanjye, ndambuka ntera Abamori, Uwiteka arabangabiza. None niki gitumye muntera kundwanya? Nuko Yefuta ateranya ingabo zose z'i Gileyadi, barwana n'Abefurayimu. Abanyagileyadi barabica, kuko babacyuriye ngo, mwa Banyagileyadi mwe, muri abacitse mwavuye mu muryango wa Efurayimu no mu wa Manase. Abanyagileyadi baherako batera Abefurayimu mu byambu bya Yorodani, maze impunzi yose ya Efurayimu yahagera ikabasaba ngo yambuke, bakayibaza bati, uri Umwefurayimu? Yabasubiza iti, bakayibwira bati, ngaho vuga Shiboleti. Nayo ikavuga iti, Siboleti, kuko idashobora kurishyitsa neza. Bagaherako bakayifata, bakayicira muri ibyo byambu bya Yorodani. Icyo gihe hapfa Abefurayimu inzovu n'ibihumbi 2. Nuko Yefuta amara imyaka 6 ari umucamanza w'Abisirayeli. Maze Yefuta Umugileyadi arapfa, bamuhamba mu mudugudu umwe w'i Gileyadi. Nuko akurikirwa na Iburasani w'i Beteli, aba umucamanza w'Abisirayeli. Yari afite abahungu 30 n'abakobwa 30 yashyingiye mu kindi gihugu, kandi atumira abahungu be abakobwa 30 arababashyingira. Ibusani amara imyaka 7 ari umucamanza wa Isirayeli. Nuko Ibusani arapfa, bamuhamba i Betelehemu. Akurikirwa na Eloni w'Umuzeburuni, aba umucamanza wa Isirayeli, amara imyaka 10 abacira imanza. Nuko Eloni w'Umuzeburuni arapfa, bamuhamba kuri
Ayoni mu gihugu cya Zebuluni, akurikirwa na Abudoni mwene Hireri w'umunyapirotoni, aba umucamanza wa Isirayeli, ngo kandi yari afite abahungu 40 n'abuzukuru 30 bagendera ku byana by'indogobe 70. Amara imyaka 8 ari umucamanza wa Isirayeli. Nuko Abudoni mwene Hireri w'umunyapiratoni arapfa, bamuhamba i Piratoni mu gihugu cy'Efurayimu, nicyo gihugu cy'imisozi miremire y'Abamaleki. Umwuka w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni, maze Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa. Umugore we yari itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore, aramubwira ati, dore uri ingumba, ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akivuka mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Uwo mugore aherako araza abwira umugabo we ati, umuntu w'Imana yaje aho narindi, kandi mu maso he hasaga n'ahamarayika w'Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. Ariko arambwira ati, dore uzasama inda ubyare umuhungu, kandi ati, uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina ukageza aho azapfira. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani, ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Nuko Imana yemerera Manowa. Marayika w'Imana agaruka kuri uwo mugore, amusanga aho yari yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo we ahari. Nuko umugore ahuta yiruka ajya kubwira umugabo we ati, wa mugabo wazaga ejo bundi yongeye kunyiyereka. Manowa arahaguruka akurikira umugore we, asanga uwo mugabo, aramubaza ati, ese ni wowe wavuganaga n'uyu mugore? Nawe ati, ni njyewe. Manowa ati, ibyo wavuze nibisohora, mbese azaba ari muntu ki, cyangwa azakora iki? Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati, ibyo nabwiye uyu mugore byose ubyirinde, ntakarye ikintu kivuye ku muzabibu, ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya ikintu cyose gihumanye, nuko yitondere ibyo namubwiye byose. Manowa abwira marayika w'Uwiteka ati, udukundire ube ukiri aha, tukugabire umwana w'ihene. Marayika w'Uwiteka abwira ati, naho nakwemerera sinarya ibyo kurya byawe, ariko niba ushaka gutunganya igitambo cyoswa, ukwiriye kugitambira Uwiteka. Ariko ubwo Manowa yari ataramenya ko ari marayika w'Uwiteka. Nuko Manowa abaza marayika w'Uwiteka ati, nde kugira ngo ibyo wavuze nibisohora tuzagukurire ubwatsi? Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, urambariza iki izina ryanjye, ko ari izina ritaganza? Nuko Manowa yenda umwana w'ihene n'igitambo cy'amafu y'impeke, abitambira Uwiteka hejuru y'urutare. Marayika aherako akora igitangaza, Manowa n'umugore we babireba. Nuko ibirimi by'umuriro biva mu gicaniro bitumbagira mu ijuru. Marayika w'Uwiteka azamuka mu birimi by'umuriro w'igicaniro, Manowa n'umugore we babireba, baherako bagwa hasi bubamye. Ariko nta wundi marayika w'Uwiteka yongeye kumwiyereka Manowa cyangwa umugore we. Ubwo Manowa amenya ko ari marayika w'Uwiteka. Maze Manowa abwira umugore we ati,
ni ukuri turapfa kuko bye Imana. Umugore we aramubwira ati, iyaba Uwiteka yashatse kutwica, ntaba yemeye igitambo cyacu cyoswa cyangwa icy'amafu y'impeke, ntaba yatweretse ibyo byose, kandi ntaba yatubwiye nk'ibyo muri iki gihe. Nuko hanyuma y'ibyo, umugore abyara umuhungu amwita Samusoni. Umwana arakura, Uwiteka amuha umugisha. Maze umwuka w'Uwiteka atangira kumukoreshereza i Mahanedani hagati y'Isora na Eshitawoli. Aha niho dusoreje uyu munsi. Uwiteka abagirire neza, tuzasubire ejo.